Cyusa watandukanye Cyusa sumwe wagiye mu Bubiligi bikamunanira wagiye kurongora mu nyirasenge wa Naomi bikanga inde Cyusa Ibrahim Cyusa uyu nguyu wa muri gakondo uyu nguyu ntabwo siwe wagiye siwe warongoye nyirasenge wa Ntuza niyo shaka kurongora nyirasenge niyo shaka kurongora tante wa Naomi byaje kurangira bite byarangiye bite shatse kurongora ahani mbori tagira nyine bamuta imihanda amakuru yuko Ntuza agomba kumanaginga ibihangano bye se wayamenye Indese Scovia yewe Cyusa we wapfera ubi none aho bigeze bamanaginga se bamanaginga urukumva ntukajye wisekereza abantu umva ntabwo ndi gusetsa abantu kandi burangiye banababwiye umva mwumve ngo ninde ugiye kumanaginga undi nuko ngo abo managinga mwibanga ariko ngo muri iminsi ara mu managinga gakamwana Scovia Sahaba manager baburiye muri ino umuyobozi wa ngo ni RMC harya Scovia ngo ubu turi kuvugana urumva ubu turi kuvugana Scovia ngo hari ukuntu ngo ari we ugomba kureberera inyungu za Cyusa icyambere cyo nkuru nta nubwisha amazi icyambere cyo Scovia ibyo ya managinga byo uwo ya managinga niwe wagirira impuhwe icyakabiri Cyusa nawe urumva iyi nkuru hari igihe kizagera igasamaza iwawe icyakabiri Cyusa nawe Cyusa ni umuntu ko Cyusa yaririmbye hari indirimbo Cyusa uzira uti hari indirimbo nimwe ya Cyusa bakubwiye ati vuga niba ukavuga izina nkubwiye ko ari umuhanzi ibyo nkubwiye birahagije kandi burago dufata abantu benshi bazi Cyusa yuko bamukatiye akajya kurira kwa Nuza kwa Sabi kurusha uko muzi ngo kubihangano bazi ko ari umusore warize harimo avuga ngo umugore ngo yamutaye imihanda ngo kandi yaraguze ngo ibintu by'intebe n'ibyo byose ngo Dubai nta muntu muzi nk'umuhanzi nta muntu uzi Cyusa nyine uko izina rizwi cyane nk'umuhanzi nimba hari niba abantu benshi bazi Cyusa ko yagiye kurira kwa Sabe ngo bamutaye ibishanga akeka ahubwo wenda Scovia nta mu managinga gukomeza kurira no gukomeza gutwika imihanda n'amarira benshi cyane nkubwiye ko mu managinga Scovia kigana naza kucyumva mu miziki se umenye ko tuzi kuri ku managinga Cyusa muri iyi minsi bihangano bye mu miziki mu miziki umvuraje ni mu muziki nta mu managinga ibyo kujya gutwika muri iyo mihanda by'ibiganiro naho mu muziki rwose Cyusa yewe anyway ngibyo naho iby'uyu mujene ibi ngibi byo yaba famiye y'Ibugande ngo ntabwo ishaka nani Sano ariko ikirenze ngo na hariya hirya ntabwo bamushaka kwa Ntuza b'umukobwa sha makuru rero nuko nkuko ameze ndumva ubwo nta kindi kintu twarenza tugize ibindi byiyongeraho ariko nta kindi cyarenza ku bya Ntuza bya Sano turekera bya Sano turekera aya Sano Kadete naza akagira nawe ubwino atwihera nkuko umva ari n'umutangabuhamya nimero ya mbere aramutse abonetse akaza akatubwira ibyamubayeho n'ukuntu abona iby'ubukwe akatora ntarire ngo tumwibukije ibyamubayeho wamumpamagariye ko nzi ko ufite telefone iruhande ariko ko ngiye nta nimero ngira z'uyu mukobwa ntabwo Sano buri uyu mukobwa rero barako umuntu atamenyeranye nawe rero ntabwo bwasanga ari akasamutwe urabyumva ubwo nuko bimeze andi makuru tubona ubwo baraza kuyabona abantu andi makuru baraza kuyabona urakoze cyane ndagushimiye urakoze ayayaya deka tugiye ntakubajije ku ntambara ngo y'abarapere barwaniye Rubavu mana yanjye umusa wamaze kugenda abantu mwakurikiye inkundura ya Rubavu ngo bimeze bite byagenze bite ngo abahanzi video y'abahanzi barwaniye Rubavu katarancitse amagambo cyangwa amakuru ya Rubavu ninde wayamenye mu ntapingire screen ibyo byamamare byarwaniye Rubavu ngo bakarwana umuhenerezo ninde wabashije kubimenya gira umuntu w'amakuru ninde wabashije kumenya ayo makuru